cyake tegara we ai macho ya Bwana yaona pote. Ruzatuza abantu mu midugudu. Ruzatuza abantu mu midugudu yabaye matongo. Amen. Mbabarira undamukiriza abantu babiri ubabwire ngo ikigezweho n'icyawe agura ikibanza cyawe ugere kure. Juruwe tegeka Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Wina mwami mana kasika tegeka byose biremera. Ijuru jabereye ihembe jagakiza kenyeje zimbaraga ikamiwe. Shera yavuze ngo inyenyeri yawe ngo uracyayifite. Ndagira ngo nkubwire ngo uzabura ibindi ndukabura ubwenge. Abanyabwenge ntibazakurikira ibintu biri muri capacity yo hasi kandi ntibakora ibintu byo hasi. Icyo uzasa nikikurimo kandi umuntu ndangana n'imitekerereze ye n'uburebure angana n'imitekerereze. Isigendana n'abanyabwenge. Imana ikoresha abanyabwenge. Yaranabivuze bavuga ngo umuntu wabuze ubwenge abusaba Imana. Abahanga babiri baravuga ngo kugira ngo bakurikirize inyenyeri ngo barikurikiye panda umwaka n'amezi 5 bayikurikira. Abaye umunebwe ugera kure n'ugwagura ikibanza tazagira ubunebwe azayihanganira season zose. Mwaka moja na miezi 5 bayikurikira kugira ngo bagere ku ntego. Ibintu bitatu ijuru ryashatse ko rikora. Nimuzamure ibiganza nimukomere Imana amashimeshi. Wazamu ipipe sila kota. Ikintu cyambere kwari kugira ngo bamenyeshe Herode ko hari ubundi bwami buri hejuru ye iwari yanda. Parce que Herode ntiyareba kure ngo arangiza ashaka kurwanya ubwami buri hejuru ye. Nubona umuntu akurusha capacity ntukamurwanya. Harabakubanjirije mu mibari wewe uracyari muyiga ubahuriye muntu kuko hari ibyazi wowe utarame. Hari abantu bakubanjirije mu rushako wewe uracyari muri fiançailles papati kwa sababu wao yajua mazingira ya uolewa. Harabakubanjirije mu kudoda wowe uracyari ko wiga kudoda ipataro n'ibiraka. Banza witondureke kuzana uburara. Ndashaka kubaho ubwenge none hanyuma ejo tuzahurire muri First Square no kucumwera mu mugoroba nindangize fate igikorwa cy'isafari ngene Nairobi naho nje gutanga izindi kuru.
nimuzamure ibiganza. Sema hey. Herode arihuta. Nuhura n'ukuruta kapasite uzabanza witonde uvuge ngo se pasa yiwe imeze gute, preza yiwe imeze ite, fitira arimo tegura imeze gute. Bisubiyamo twitwa abanyafurika twese ariko kapasite ntizingana, twitwa abirabura twese ariko twese season zose uko zitwa muri season siko twese twagiye tuzikoreramo ngo turebe ukuntu twatsinda. cyo ni cyambe arahubuka, uzirinde kuhubuka. Hari undi mugabo utarahubutse w'umunyabwenge yitwa Salomo. Abami ba mbere igice cya 3:12 ugahita umanuka ku 13 warangije gutanga ibitambo igabiyoni ku kanunga ngo akora igitaramo cyo gusinzira. Imana ngo irazira mukangura yonyine. Imana ndizikangura umuntu w'umunebwe, izikangura umunyabwenge. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwira ngo urashaka kwaguka ikibanza cyawe, kanguka, ubutunzi bukurimo burakomeye cyane. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Ijuru ryagereye ihembe ry'agakiza yaganyesha imbaraga Hallelujah. Imana iramubwira ngo usabe icyo ushaka tiyahubuka. Ndamukiriza uwo mwicarana mubwire ngo abateza imbere n'abaja kure ndi baza bahubuka mu mivugire no mu mitekerereze yabo. Muyumbe kirikitura kwishimiye cyane. Nari ngukumbuye. Umugabo mwiza w'ubwenge yankoreye indirimbo zibiri. Umuntu nakurusha ikintu uzawemera. Pema mambo, pema. Icyakabiri ngo bari bagiye gukora. Imana gayabona fitire ya Yesu n'inama yakorewe na Herode. Ijuru riravuga ngo agomba kuba impunzi ariko nta muntu uzugenda adafite icyo bamutekereye. Ijuru riravuga ngo kapasite y'ubwami bw'Imana ruri muri rya jambo ifeza n'izahabu n'ibya Yesu. Feza na zahabu ni mali ya Bwana. Pima mambo. Biblia irambwira ngo arangije gukora icyo gikorwa ijuru ngo rijana izahabu, rijana n'ibihumura neza, rijana n'ishombo. Nugira agaciro uzazana igubye agaciro, nubu hasi uzafata ibyo bazanye tukagira urusaku. Nubu bunyabwenge uzahura n'abanyabwenge, nubu umuntu wo gutekereza bitoya tuzahura n'abatekereza bitoya. Tiwo kwagura ikibanza cyawe, ihema ryawe ukiri muri capacity yo gutekereza ibintu. Ngiye gutanga rero zibiri mbaheza ubundi bwenge. Nimuzamure ibiganza. Abayafite abiri ni muyazamure cyane. Iraje Imana. Hallelujah. Pima mambo pigala. Isala kota. Imila safaro menigasho. Icyagatatu ngo bari bazanye igitaramo cy'imvange, bazanye umuco w'inyenyeri ariko bahura n'umuco w'ijuru. Noneho inyenyeri iravuga ngo ubwo ngeze mu muco reka noneho imbe ngo uhagarara umuco ari umurika. Reka nkubwire, iyo ufite Yesu muri wewe uramurika aho ugeze hose ntihazaba umwijima. Ubwami bw'ijuru buturimo tuzatugera ahantu tugatanga umuco. Ndagira ngo mbabwire basore b'abanyafurika, banyarwandakazi, ministere ziri ahangaha, nitwe bagabo muri iki kinyejana nitutamenya season yacu tumenye kuko iki turimo nicyo kizamurika tutagihombesha. Kandi umuntu yahombye azarira. Naje kubashiramo serumu y'ijuru itari ya yindi ya kinini y'ijambo ry'Imana. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. President yagiye mu gihugu cya gihugu kiza cyitegura
ministre y'ubwami bw'ijuru baravuga ngo Yesu ndahandi agomba guhungira imisiri. Ntukarwanya abantu b'imisiri, nubarwanya kuko Yesu niwe yahungiye. Yasanze mu isezerano rya kera abantu ba Isiraheli baragira ibibazo, ariko mu isezerano risha Yesu ngo hagere ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze azahindura ibintu. Nimugere muri etipe passé mu isezerano rya kera wana wa Israeli waliteseka, wana wa Israeli wakakutana na matatizo, lakini Yesu alipoingia Misiri iramenyekana. Tangaje uyu mugoroba Yesu yinjiri wawe ibintu bimenyekana. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye, tangiriro n'iherezo ni Uwiteka arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye, tangiriro n'iherezo ni Uwiteka arakomeye. Wasomye amagambo y'Imana yangana samambo. Dutangiriye kuri Samueli mwene Rukana, nyina yitwa Hana. Ibintu bitandatu byari ku buzima bwa Samueli. Icyambere yarafite akazi karimo rora zitatu. Rora ya mbere umucamanza, rora ya kabiri umutambyi, rora ya gatatu ndabivuga mu binyarwanda bibiri bamenya umuhanuzi. Bya bintu bitatu bisigaye ni ibingibi. Nta muntu uza waguka atagira ikibanza. Ikibanza cy'ubutambyi yagikorera gishira mu rwego rw'itorero. Niho abakristo muza tugatanga counseling. Toni kibanza cyari muri pastora Chishiro. Ikibanza cya kabiri ni cyagi cy'amanza cy'imisipa. Ndi muri topic ivuga ngo agura ikibanza cyawe, agura ihema ryawe, ugere kure. Nimugira amaboko yanyu gutya, nimuyazamu. Ndamukirizo mwica ndimubwira ngo uzi ko ufite ikibanza muri wowe. Abemera ko bafite ikibanza muri bo bazamura ibiganza. Nimwikomera amashi. Haja kuba cyamaza imanza sasa misipa kasoringi shiro gukora amayitaji ni nayo tiyiramo. Bitandatu ndabirangije. Nimugera muri nakora ikose kumusha. Ngiye kumanuka rero mu gitaramo cy'ijambo ry'Imana. Iyo yari intro kugira ngo numve neza. Nimuzamura ibiganza byanyu. Juruwe tegeka byose birebera. Juruwe tegeka byose birebera. Ijuru Agaya sikaso aliyangama yakenye jibaraga yanari samuri kasa sama haleluya. Ndamukiriza abantu babiri kandi waramutu uhagaze ubabwira ngo ikigezweho menya ikibanza cyawe, reka kugwanirisha abantu. Juruwe tegeka byose birebera. Juruwe amashimashi byose birebera. ijuru ryambere
Imbelanga yasika ngololo tata. Paonga yasika. Elalanga yasika so. Mugomba kugera mu rusengero mugataha muhamuseka. Uso wirinda kugera mu rusengero ugafunga isura. Pelasika kotala. Ishitatu. Nimusamuri bikansa. Ndio. Nimuvuga ngo haleluya. 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 Umugisha wa mbere ngo asangwa mu kibanza cy'ababanjije mu gikorwa. Ajangwa mu kibanza cy'ababanjije mu gikorwa. Nyina mumenya address aho yo musiga. Nubona umuntu agusizaho agaciro uzagira ibyo agaciro. Amusiga ishiro mu nzu y'Imana. Herera mu traininga nimumve mwabakuru bacu mwabarumuna. Hari ibyo mumaze kumenya hari n'ibyo mutaramenya. Muza mubanza mwitonde babaheze orientation. Hanyuma niba bafungura iyo password mugende mubaze n'ibindi mutaramenya. Umuntu ndaza avuka uwo munsi ngo atangire kugenda cyangwa ngo arye ibirayi bazabanza konka amashereka nambatu bakaza bateka amata nayo bakamuheza amata yagize gute yahoze cyane ariko wowe wo kwa mugotomera ashushuka ubanza ugahoza ariko umwana mutoya baye muhaye yose akanwa kogurumira urumira ukagurumira n'ibiri mu nda bikagurumira mwende pole 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 pole. Ilanga yasika kotanda. Pima tarimela. Icyakabiri. Aho. Ngomaze kubona kuko yabonye password. Yo mu buryo bwo kuvugana n'Imana biheshejwe n'ijuru nande naeli. Ngo arangize ngo amenye agaciro kuko izina riza ritanzwe n'ibikorwa. Kweli. Bakwita umuntu witwa basina n'ababyeyi nakazi n'ibyago wahuye nabyo nibihe ariko hari izina riza rikuzaho kuko wamenye season yawe iyo utamenye season yawe bakomeza kutwa gusa mucuranyana iri hose sibo mana ariko iyo wamenye season yawe baza bakwita mukire bakakwita boss bakakwita engineer ahubwo ibikogwa bije bivuga ku rusaku mwumva mwabana zirimwe ni muri ku rusaku mbaraga mufite nibibanza mufite by'ubwenge Juruwe tegeka byose bireme Juruwe tegeka byose biremera nimusambura tutange haleluya siri Silare mangala pambalala sako konda bateguza igitera nejo muri overnight yakagiruza sigara mbaheza ubundi bwenge tasite passe ngo arangize aho ngo yubaka ishuri rya gihanuzi Rama abantu bose bagize ibibazo jihahamuka nabahe bahigwa bagahungira ina yotira umunsi umwe Daudi umutabyi wa Isiraheli niwo muntu wa mbere sebuko yahize ngo aravuga ngo nta yindi address umuntu azahungira ina yotira ngo agishika mu marembo Daudi ngo amenya agaciro k'amavuta y'ina yotira yego ijambo rya kabiri ngo yamayinjira mu gitaramo ijambo rya gatatu awe tarimela munasikia Mungu hapa murimo kumva Imana katonda bamutegera wano naye katika tonda yantumye wanomba wamagezi okutike mu kigambo cya katonda naye usobora kubona amatayo nga yogere wano naye katonda yayogera kati kubanga omusajja wa katonda amaze kutugamba ikigambo olutondelo tiki pipase parita form nimubeka bagera gutya mwabanye imbaraga witinya ganduko imbaraga zawe zingana 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 Daudi tiyavuga ko baya bamuhiga ngo arangize ngo yamarambya mu gitaramo si prepase nugera ahantu nubona hari igitaramo tukavuge urusaku rw'ibibazo
tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha Umusha we fiyansaye ngo ya mbere yarapfuye, iya kabiri irapfa, iya gatatu irapfa. Reka nkubwire, iyo wamenye ko ukuri mu kibanza haubabaiki, tusukangwa, hautikisiki. Nubwo wacuruza ugahera ku bunyobwa, wowe avanse kubera kuko ale abantu baje bavuga, ariko muri returu ushima Imana ya Isiraheli. Imana ishimwe. Daudi ngofina yote yirama Aho ngwagira umugisha wakwinjira mu gisubizo cyo kuba umwana. Ndagira ngo batangarize uza makuru ikibanza cyawe nta wundi uzacagura. Ndi wita kuri Matayo ukuga ntanzi kuru hano, ejo nzabandi muri Foursquare, ejo bundi nzabandi Nairobi, kandi abo ngabo titwavukiye ku musozi umwe bagira umugisha. Ijuru na Matayo n'ijuru na Jire turaha ngaha kubaheza ibi. Tema Nimumva amagambo akomeye. Ndanezerewe Matayo. Tema otale mesaide. Samari Aho Saul arabaza ngo se Daudi yahungiye. Baramubwira ngo musajje oyo tari walala yagenze ari na yoti Rama. Wali aho ngo atuma kundi la kwanza ngo rigere mu marembo bifatwa n'imbaraga. Reka ibikurimo biza bifata bisenye. Ese wavuze gutya ngo inyenyeri zikirite izisenye inavunja vunja. Nimugere mutyo vuga ngo ibikurimo bivunje bifyagiye. Kweli kabisa. inavunja vunja. Bivunja bifyagiye. Vunja. Warangiza ico gikorwa ngo atuma kundi la tatu ngo rigere mu marembo nalo rikashikwa. Reka ngubwire abanyamuka bazaba uzubacaho gutya ugahita weza abantu abadafite umuka. Iyo ufite ubwenge utanga ubwenge, iyo ufite iby'agaciro utanga iby'agaciro. Tangaje uyu mugoroba ni musamuri bikanze Imana ya Isiraheli yagura ibibanza byanyu. Amen. Macho ya Bwana yaona pote. Macho ya Bwana yaona pote. Macho ya Bwana. Macho ya Bwana yaona pote. 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 Nimwicara nijoro mbakari. Siku ya jua kama ndivyo yalivyo mpaka roho Shetani anavyojua kujitesa. Birabaye kwa kukumigaza. Mejigeuza mekuwa rangi, mejiingiza kwa siri. Bila kujua imeanza kumwabudu. Baramanuka tsinda rya gatatu irya kane presidanse yose irahaguruka. Umunyamavuta ni uzura n'intambara kweli. Umwanditsi aravuze ngo vita si vyako, vita ni vya Bwana. Entalo zolwana naso entalo sizo. Reka tondagenda kulwana entalo. Imana iramanutse bimisanga yakosa. Taimela